niko madame ngira ukuntu usigaye uziranye n'abagabo nka bariya nabonye harimo ntiwagira ngo nkura mugabo simari wowe koko ariko shingana nawe urabazi ariko ntukansuzugure musuzugure ugere kuri kariya kageni wumva ntabwo wowe ufite ntabwo ari we baza ntabwo ari ukugusuzugura ndakubaza ntabwo ari we baza kuva ryari unsuzuguza abantu nka bariya ntabwo ari ukugusuzugura uba wumva nta n'ubwo ufite ibyo koko numvaga ko muziranye nta kibazo kubatumira nyine tukwishyurwa gutumira abantu bamayibobo nka ziriya wahoze ubona ibintu yari ari gukora ngo ari gutora ibiguye hasi hano ni mu rugo rw'abatindi ku buryo uzana abantu ngo nta soni ntunsuzuguza kari akageni kubera iki ntidushobora kubwira ikibazo afite ntabwo ari imbobo n'ubuzima yambwiye ikibazo afite hano ni kwa muganga twamwemerera ko ntamufasha nyine hano ni kwa muganga nyine umugabo niwe ibyo bibazo yarazanye hano se ni ku musaraba ntabwo yazazizanye n'indoro icyo nibaza ni gute utumira amayibobo nka ziriya ubu se kunywa itabi birenze biriya kuba yatoragura ibiryo biguye hasi n'igihe yumvaga biri gupfusa yumvaga biri gupfusa ariko ubundi uratekereza ubwo uratekereza ntazo naho uba wahereye hanavuga ntansubiza nta n'isoni ufite ubundi gutekereza muke ku muryango wanyu nta n'isoni wowe uri gutekereza byuzuye guhera uyu munsi urumva guhera uyu munsi niho bwa mbere n'ubwa nyuma uranyumva niho bwa mbere n'ubwa nyuma wongera kunzanira amayibobo nkazira mu rugo niba ari abo gufasha ujye ubafashiriza iyo ngiyo amafaranga mba nayagusigiye nibyongera gusubira ntabwo bizongera uretse ibyo uyu munsi nta soni uratinyuka ukansuzuguza hano mu rugo rwanjye ukanze Winnie, karani wagiye ku muharuro ukareba ko dadi yaje ntabwo twatangira kurya ataraza yego Dodo wadambutse kwicara Winnie we namutumiye kuri gutinda Mama, dadi yaje. yaje hari n'ibintu byiza umeze ute baje isi urabona ko ndakomeye yego amakuru ndabona wagize n'abashyitsi namwe muraho ndabona uyu munsi wagize abashyitsi benshi ariko abashyitsi benshi numva buri munsi nshaka kwishimana n'inshuti z'umuryango kutari warabimenyesheje
byanumbiye ubundi ni surprise ndashaka kuguha surprise surprise usesagura umutungo ariko nta kibazo ibyo reka tubireke turi buze kubiganiraho nyuma ntabwo ari ngombwa ngo tubizane mu bandi ahubwo se Winnie yakatiye Winnie ngwino mukobwa wa ngwino turye ngwino ku meza ngwino uringanire n'ameza Winnie kuri gutinda nizere ko mwabisengera oya ndakeka umushyitsi mu bashyitsi umwe yadusengera ntacyo nabasengera mufate neza dusenge isengesho rigenda urangwa Mwami wacu mwami w'ijuru turagushimiye kuba watubashije kutugeza hano amahoro twakwisanga muri runo rugo rw'umuvandimwe Mwami wacu turagusabye ngo iri funguro watuzimaniye urigeze kandi ritunganye nubwo byari bigoye ariko kubw'ibyishimo batwakiranye n'urugwiro Mwami wacu turabigushimiye rwose turagusabye ngo rero tube hafi turinde ikibi icyatwangiriza ibyo tugiye kurya by'ibizimana igihe ugihoshe ahubwo ubizimanure izina rya Yesu data wa twese turagushimira izina rya Yesu Mwami wacu ngo tumwambaje amen waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi audio production umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa na tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire abarangije troncome abarangije segonderi yewe n'abarangije kaminuza kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube Twitter Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788328205 cyangwa 0788717539 isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza ejo hashize nabonye gukora kw'Imana nakarabye nta kibazo mfite ngiye guteka inyama uyu munsi noneho ndaje kuko baranyira ako zisa nk'iziryoshye uyu munsi noneho mwana wanjye ndamwemeza umugabo mwemeza inshuti abavandimwe oh my god sinzi niba namwe abagabo banyu bajya babakorera bino bintu ubu mbyukiye muri mood nziza nk'iki gitondo sinzi iyi mood umuntu wayinkora nkuko yabaza ko ndishimye meze neza nari maze iminsi narya inyama noneho ibintu byose nahashye sha sinzi kaneka inyama bana ahubwo se Winnie yagiye ese uje n'ubundi nagushaka naje kukureba nzanira amazi ari amata ibirayi sibyo mwana wa Ayiwe, birameneka kundo. Jebura.
Don't talk about any other. Cause you won't really listen to what I'm telling you. Sema ko byutse ushyashyana cyane habaye iki? ubu ngubu umwana wa umugabo wanjye yabanukira ngomba gutumira abantu bose tuziranye twishimana. Sema ubu dadi ntari bufate nk'aho ari ugusesagura umutungo wacu koko. Ubu se mwana wa kwishimira ibyo twagezeho no gusesagura. Sema ntigeze mubiganira ngo mubyumvikaneho. Gute bifatira umwanzuro mu rugo wenyine kandi utari umupfakazi? None sema kuri mutima w'urugo ubundi uri mutwe w'urugo. None se mwana wa ushatse kuvuga ko aba atariho yuko tutakifatira imyanzuro? Mva ko nyine atabare. None se mu gihe akiriho kuki mufata nk'utariho? Ariko ubundi mwana wa ufite ikihe kibazo ko atari wowe ubihaha? Ubwo atari njyewe ubihaha ariko umenye ko umutungo wacu ari njyewe uzagirira akamaro. Kako mwe muri gutamba mutaruka. Umenye rero mwana wa mu gihe turi gutamba dutaruka reka dukoreshe igihe cyacu neza. Okay, kamureke ndano guturi bubwire dadi. Dufite akamera muri kamera. Nyamara abantu Kangati. Kumva. Ikintu kiratinda ni amashusho. Dukofe. Kofi duteke. Dukofe. Ntabwo ari icyayi. Coffee, beef stew. Inuza. Subizi. Winnie, Karame. abo bashyitsi ko bahageze kare kutabaye karibu. Kanze mbinjize. Bahe karibu baje. Mama we ni muraho. Muraho neza. Amakuru. Meza sha. Ndabona warakuze. Ko nabwiye ko wariyongeye. Karame. Kugira ngo numvaga ko mwambere karibu. Ntabwo twagutegura. Gusa ndabishimiye tu. Turishimye cyane ko waduhaye ubutumire. Ndabaherukaga kera. Yaherukaga wenda ari umwana yarakuze yabaye igikuni. Ubu nanjye Jojo namwirukaga ari umwana n'undi reba kuri yanjye. Narakoze. Ariko nibyo ntabwo winyaba yaranye kuriya ngo dusigare kuko bari mu kigero kimwe. kaba karimo ikijumba cyo mu cyaro kiba gikora akazi. Yawe iminsi myinshi rero. Iminsi myinshi. Kandi ndabona uri aho umeze neza. Meze neza, nta kibazo. Ndabona
ndabona Yesu abirimo kabisa. Ibi byaciye bimeze neza, ibintu byaciyemo umugabo ntaramwitaho ubundi izo nshingano z'umugabo agomba kumenya akamera neza, umwana wanjye akamera neza. Gusa nyine musanze adahari, ariko mu kanya ndakeka aravuye ku kazi arabasha. Okay, nabi rwose. Abagabo bakunda gushukura cyane n'ibya. Iyi cyane. Gushakira urugo ko buriya nk'inshuti z'umuryango namwe mugomba kumwigiraho kuko murabona ameze neza. uko bimeze n'ubundi. Cyane. Umugabo wawe ariko arakora cyane. Iyo arakora. Yazamara azatera ikirenge mu cye kabisa. Ubuye birashoboka. Aduha urugero. Muri iyi minsi mwari mumeze mute? Oya turaba. Mwari mumeze mute si iyo ngiyo? tumeze neza cyane. Tumeze neza, nta kibazo gihari. Nawe mu rugo barawe? Cyane rwose. Rwose bameze neza, bashima Imana, kandi banatubwiye ngo tubutashye. Nanjye ndabatashya babwire ko nabikirije, ubuntu bw'Imana ni bwose, ibintu bimeze neza. Iyo umuntu abayeho nta mahoro ubundi, nta mahoro ubundi nta kibazo. Ibintu biba bimeze neza, gusa nabishimiye, naretse ko mutari buze ariko mwahageze amahoro. Izo ni imbaraga z'Imana mwazanye nazo mu nzira. Winnie, ese waje tukazi ibiryo ntabwo biraboneka ngo tuzibanire abashyitsi? Ndabyifasha njyenyine. Oya nta kibazo, Jojo hari ikibazo ugiye kumufasha? Oya nta kibazo najya kumufasha. Kuko njyewe n'ubundi hano nsanzwe ndi umusangwa namufasha nta kibazo. Yo urakoze. Winnie, Jojo aragufasha. Ntabwo se kare. Winnie, wagiye ku muharuro ukareba ko dadi yaje, ntabwo twatangira kurya ataraza. Yego. Jojo, wadambutse kwicara. Winnie we, namutumire kuri gutinda urugo. Mama, dadi yaje. Iyo yaje, Hari neza byiza. Umeze ute? baje isi urabona ko ndakomeye. Yego. Amakuru ndabona wagize n'abashyitsi namwe muraho. Rwose Fatima. Ndabona uyu munsi wagize abashyitsi benshi ariko. abashyitsi benshi, numva buri munsi nshaka kwishimana n'inshuti z'umuryango. Kutari warabimenyesheje? Byanumbiye ubundi ni surprise, nashaka gukora surprise. Surprise usesagura umutungo ariko nta kibazo. Ibyo reka tubireke turi buze kubiganiraho nyuma, ntabwo ari ngombwa ngo tubizane mu bandi. Ahubwo se winakatiye. Winnie? Ngwino mukobwa wa ngwino turye. Ngwino ku meza. Ngwino uringanire n'ameza. Winnie, kuri gutinda. Nizere ko mwabisengera. Oya. Ndakeka umushyitsi mu bashyitsi umwe yadusengera. Okay, ntacyo nabasengera. Mufate neza dusenga. Isengesho rigenda urangwa. Mwami wacu mwami hejuru, turagushimiye kuba watubashije kutugeza hano amahoro, twakwisanga muri runo rugo rw'umuvandimwe. Mwami wacu turagusabye ngo iri funguro watuzimaniye urigeze kandi uritunganye, nubwo byari bigoye ariko kubw'ibyishimo batwakiranye n'urugwiro. Mwami wacu turabigushimiye rwose.
turagusabye ngo rero tube hafi uturinde ikibi cyatwangiriza ibyo tugiye kurya jya bizimana igihe ugihoshe ahubwo ubizimanure mu izina rya Yesu. data wa twese turagushimira mu izina rya Yesu n'umwami wacu ngo tumwambaje amen Amen. amen Amen. amen abajeri kutarusanzwe guteka neza gutyo uyu munsi byagenze bite Nshobora gusa ko Imana yaduhaye umugisha ubwo amafaranga usigaye yinjiza muri make ibyo twashaka byose twabigezeho ndetse ntabwo guhindurira ukishima nsigaye nyinjiza nawe ukayasora kuyaritunga nawe wayinjije ntabwo nayinjije ariko kwenjoyingamo umunsi umwe nta kibazo Imana yaguhaye umugore uteka neza ukumva ukuntu ibiryo biryoshye yaba buri gihe ariko yabigenzaga noneho nditetse uyu munsi gusa nzajya mbikora buri gihe uyu munsi ntabwo bibaho ariko uyu mugore ko naniwe uvuze ko utampaye akanyamugabo wayandimba yakoreka nkarye wari ugiye ugamba kuko uko mbivuze uvuze ko umpa akanyama umpa akabiri washobora kuba ibisa ni ibiti bibi babyita kokombure uyu munsi nazanye agashya nyine niyo mpamvu ntabwo yabimenya n'umwana utaha niyo mpamvu umuntu byamugoye aba bashyitsi ko mbona badasanzwe uzi ko nabo barwubakiye muri ubu ntabwo bisanzwe niyo mpamvu wagutumbuye bazanye abatashye ntabwo dusanzwe amayoneze ko mbona mwasizeho kenshi yigusha nyine ibintu byose yagiraga ngo ubu muragira ngo mbyibuhe vuba nzananirwa gukorera urugo umutware amahirwe yavuze ngo urashaka kubyibuha kubikorera uzagorora kubaka neza ariko ntacyo bitwaye ntabwo nabyizeye ifasha ateka ibiryo byose twari dusanzwe turya ibijumba none watetse umuceri n'ifiriti nini ibaze ko amafaranga yakamajije urugo ukwezi muyakoresheje umunsi uzi ko inyama ziguze ibihumbi birindwi inyama ziguze ibihumbi birindwi ibyo bintu muri kuganira ko wagira ngo mwatetse neza cyangwa se mwateguye neza kubera ko mwari mufite abashyitsi uyu munsi uyu munsi ngewe impamvu n'abatuye oya n'ubundi byari bisanzwe ariko urabona uze nk'iki gikuru umuntu yakimara kuko uyu munsi turiga ku kintu yatetse ahubwo ateka byinshi arariye niba yari azi ko abashyitsi ari ubukwe bakoze ariko ndabona bisa nkaho byakubabaje kandi ni umuvandimwe ako papa wibeshye ntabwo icyumweru cyashize kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ntabwo twari ibijumba ubu uyu ni umukobwa wanjye urumva ukeneye ibijumba n'imbuguyu n'amateke y'amabungu ubu urumva ari byo bintu bikubakira umubiri neza ndasuganye gutya cyangwa nganye gutyo atari byo byo niyo mpamvu nanjye mu rugo bigeze kuri ngabana nagira ngo ngane nkange reba ukuntu meza iryo ni isi banyabuhanga ushatse kuvuga ko ntajya mpaha ubu izi ngizi zavuye mu zahubutse mu ijuru za amafaranga mwakoresha ni umugabo mwiza niyo mpamvu tuvuga ati ntabwo nasheshe mu ibyo reka tubyihorere turaza kubivugana abashyitsi bamaze kugenda cyangwa ushobora nawe n'ubwitwara bufite imbere y'abashyitsi ni ukuri ndi witwara ko wanwaye ibiryo nabitekanye umutima mwiza basi reka turye dusoze ibyo twamagana amahoro n'abatesi azuruje mu biti reba no kurya araza ni ka kaji ko ku matama ntabwo mujya n'aka kaji ko ku matama ni urukundo ngo yankubita agatwicaranye karakuriye ngo n'aka kaji ko ku matama yankubita agatwicaranye sema wowe urababaye ni ibyishimo nese wakubwiye ko ababaye ni ka kaji ko ku matama kamukubita ndetse niba ahubwo nzagukundira njye gukundira mu gikari nitugera mu bashyitsi turuhishe basi ntabwo wamwumva uri kumva akabyutse cyangwa upanga mu kari kumwe ni agaki ko ku matama wa muhanzi yaririmbye gana ngo sheri ni uko kubera gukunda papa papa ubanza yararebye filime nyinshi z'urukundo ubanza ariyo mpamvu bari gukoresha akunda kureba inkingo inkingo mu kurasa yego binini ngo mukobwa wawe uri kubitwara nk'aho urukundo
ariko ni iminsi mike uri gukura ntabwo usubiraho nawe uzajya kubaka urwawe uzabibona imbere ziba zihurumirana papa uranyumva ukuntu nariye kuntega iminsi mwihorere turaza kuganira abashyitsi bagiye abagore banyu nabo bafite gutya oya abagore bacu se karabo mu cyaro ibijumba n'imyumbati nk'uko buri yahoze abivuga ariko bareba ukabona abana bana bagiye kuriya ariko twaje abavuga ko twaguraga amavuta y'ijana inyanya z'ijana ku munsi wose tugakoresha amafaranga 300 gusa ariko aho 6,000 hagati ibintu mama we yakoze nibyo umwana mwamwumvije ariko mubite kadonze nubwo kadoga n'umutiri ariko ubu kadoga aba ari umukozi ntakuvuga kamari n'isitani kaburame ubwo urashyiramo ariko kaburame nzara amadorari ngo ni kamari ni kaburame ndatoragurikira kuri iriya sani biriya noneho uriya papa ndahita niba ari ndahita mubwira ngo ubwo byo kuri cyane ngo nyine ambwira ukuntu twese twahindukiriye ku isahani icyarimwe byatetse sawa nawe mbona twaguhindukiriyeho dufata ako gafite gafata Nubwo yariye cyane ndamubonye nubwo rugiye ngenda ashaka no gusubira mu kazi ahubwo sheri nshakisha usubire mu kazi gakerereza yatubona n'andi mafaranga menshi uzajya gutya uvuze ngo kugira ngo ubone andi mafaranga menshi uzagende gutya reka tubanze dusezerera rero tuzajya tuza kubasura se uzateka gutya ni karibu iwacu imiryango irafunguye tuzaduhora twizira hano ariko ndumva umugabo ubabaje ejo tuzateka ibinyamayogi ku bishyimbo niba mubita muzaze nta kibazo amayogi natwe iwacu biba biriyo nibyo tuba twirira biraryoha ariko n'intungamubiri n'umuryango bamaze kuryujunganywa n'ibyo bisa byanyu baza ari Kigali naho batinde sobanura tuba tuje guporofiterwa mu mujyi twemeye tukotitike yacu baba byaratunaniye ese ko mbona wibanze uyu munsi ku nshuti z'abagabo cyanira uyu munsi habaye ntabwo yatumiye mama Fifi ntiyatumiye Kararisa ntiyatumiye ariko kabarame papa Fifi arahari ahubwo sinzi impamvu atazanye na mama Fifi mama Fifi nasize ari gukora uturimo two mu rugo mu cyaro murabizi habamo imirimo myinshi bizaba naho ibigori ngo biraraye amasaka ngo namubohoye gusa genda batamugire ese ko akamari bimeze neza ubwo n'ibiryo bimaze oya ahubwo se uriya mugabo usiga uboca umugore kugira ngo atamukurikira uriya mugabo we ntutabiyakira umugore wanjye ntabwo mba namuboshye kandi uvuze ngo wamubohora gutamugusa oya ntabwo ariko mvuze ko hasigaye afite uturimo ari gukora kugira ngo wari uvuze ngo wamubohoye ngo nanibarira ahantu mubohera ku buryo ujya gusura ahantu waba uzi kuri burye neza ugasiga uboshye umugore bari na
na danje ubonye ari bugukurikire wasiga umuzirika rero aka kantu ni keza k'umwana w'umukobwa n'umugore niyo mpamvu nakubishyireho warya ukumva tu ndakageraho oya karya wumve karya ubyumve kugira utaza no kubyibagirwa hariho n'akarereza ariko buriya ngo igitsina gore ntabwo tureba twagajora tugira ngo ni umukobwa wanjye ntabwo nazataha nanjye nubwo atari ntabwo ari gusesagura noneho ni ukubireka nagiye kurya nk'abantu bo mu cyaro kurisha intoki ngiye kera narabikunda ubu muri kumva bimeze ariko icyo nishimiye uyu munsi byatumye mbese byazamuye urwego rw'imitekere nanjye sinjye wanze kurya neza singo si nimwe mwabikoze mwana cyangwa mufite undi muntu mwiyabona yafatanye umukobwa wawe yamufashije wenyine agiye kwihakana ariko se Winnie kuki uri kunyihakana Winnie yamfashije guteka amashu ni ukujya mu bwamubwira ngo abiteke mbona ubyihakana ntabwo tujyana igihe mpeka ureke imboga uzimbwira umuntu nawe gutanga umwanya yari ziri kunuka zashirira uyu munsi nuko nakabaye hafi nkabigufashamo ariko wagize icyo wafashe gutegura imboga uyu mukobwa wanjye byo ndabizi yari igihe ajya ageraho akabeshya ariko njye ntabwo ari gukina by'ubwana ntabwo namurenganya ahubwo gusa ibyinshimishije ni uko izi mboga uri kuzibanuka icyinshimishije ni uko ari mwe mwabikoze ntihagite impungenge ko bibaye iby'umunsi umwe urakoze nubwo wazabasha gutegura umugabo ahubwo se wa mama we ni kuri batari intambara buriya nta kundi bimeze ko nyumana namaze gukaraba uriya mugabo watumiye iwaba ari intambara se ko numva abagabo bawe bose baje ari abanyabibazo uriya ngo yaje ngasuda aboshye umugore uyu nguyu ngo yaje iwaba ari ibibazo mufite ni ibihe Oya papa Winnie aba ntabwo ari abagabo banjye urabizi n'inshuti z'umuryango ntabwo urazizi navuze nyine yabaye inshuti zawe ntabwo navuze nyine ni uko bari ku ruhande rwawe ahubwo nabazaga ku ruhande rwanjye ari inshuti z'umuryango uko mwabahaba oya musubiyeyo tubanze turangize ntabwo byari byakemuka mu nda biracyatubuka ariko se kama ni umwana wari uje ko kuramwiruka oya nta by'abana si wowe urabona twere kuko ubusi ngaho nandebera kandi ko usigaranye kuko oya ikintu kibabaje ni uburyo yirukanye umwana nta n'ibyo yari bumusangize nyine najyaga mbona twa tundi dusigaye mu isafuriya ngiye kudukomba basi mwebwe murabizi madamu wanjye arwaye rwaginkari ntakibasha no kunama nanjye sigaye ngenda kiguru nta maguru gusa muragira ngo mbigenze ne ko se niyo mpamvu disi wavuga ngo iwawe ni ibibazo aha aho ni gurude mari gira mwere ahubwo se kandi urabiyoboye niko ko mbona izi nshuti zawe zishobora kuzabamo abantu beza bazabatumira muri la filime ahubwo turi gutegura nta kibazo ndakeka nkaza harimo kurya uyu munsi hari aho watereraga ahandi hatari mu nzara ni ukuvuga ngo filimi ni ukurya nta filimi itabamo guze filimi itabamo kurya yawe aho ngaho ni ibyo ngibyo ubundi icyo kurya kizaba gihari ubundi twebwe icyango tuzimenya nyine nubwo ngo muri tayari muzarebe n'imiriro se zaba irimo sinjya mbyumva gukora iwacu n'ibyamara imiriro ni ibiki kamara ageze hano amasaha abiri none atangiye kuvuga igishinwa ya filimi y'igishinwa nigeze kumva niyo bavuga umuriro aragututse aragututse ari kurasa njyewe nifitiye ikibazo
urumva neza ko byibura mukundwa hari utwasigayemo ese papa iyo umwe n'umugore wawe nuko umeze yashakaga utwakira umugore uyu mugore arabizi abari mu mwambere Kamari yamenyereye ibyo mu cyaro yakuturira ku nkoko tukadandura ku nkoko tukarya buriya Kamari nibyo yamenyereye uyu mwana urabona adakeneye umugabo niba nitoreye ifite aho haravuga akabyereka dore kugira umwana ikibazo ufite n'iki nibyo twiganirira anumva urutoki yaberutse ariko waba hano yakibera kandi bikuvuga ko ubwo nyine twebwe mu bijumba byacu mu muceri wacu mu nyama zacu twe duhorana twishimye ubundi umuryango wacu abantu benshi bawibazaho ayibaza se umwana ni uwe mama we ni uwe papa ni uwe kuko twe turisanzura umwanya tugakina nawe natwe niyo mpamvu tubasura kugira ngo turebe urwanya ko ruba rugenda umwana wawe nubwo wisanzura ugakabya jya ugira umuco ukagira icyo wisahari ubwo ni ubuturi ni ukugaragaza wajya ureka umwana akisanzura akaba ari mu nzu aho se shari bivuze ko yaterura isahani shyira hasi so n'akakoshi niyo mpamvu uzana ayo mafunguro ureka umwana yisanzura basingiye kubimara urabona ko utangiye kubwira leta mbirye mbimareho neza ariko umwana ajya agabanya ubuturi noneho imbere y'abashyitsi ajye yisanzura basi turi babiri oya none se bo ntabwo babizi ko nyine umwana barabwiyana aba ari umwana ariko iyo hari abandi bantu biyubashye ntabona hano ndabona Kamari reka ikibazo yavuze ko arwaje umugore buriya yari arimo amwongorera uko bari buze kumujyana kwa muganga yari kumbwira ko yanakiriye uyu muntu ashima no kumubera gikombe marahibyo byo kwomba isahani ko kanya amazi ashobora no kuzana ibindi ahubwo kungutse kari njye ugakombe ufite ikibazo cyinshi urabona nakagugere nawe ngo wajye niyo nabyo kuba umwanya ziri guhubangana urabona ubu narariye icyo urabona abandi bafite za byibura basi nka paje 5 z'amakuru njye mfite paje igice cya paje urumva nabandi ahubwo nyumviye kandi umugore wawe munyumvi kugira ngo nawe ibyiza kugira ngo nawe abashe kurya ugize ikibazo none ko muri kwigabanya hano ngo muzagaruka hano ni wa oya tugomba kuganira n'iwacu ahubwo se wajya ugabanya ubuturi ni inshuti yacu ni umuvandimwe byaro byagiye tuzagaruka ahubwo ibyo barakoze sinabwo ubyumva ese urahaze oya ntabwo nkaze wavugaga guhabwa nari bikeneye ko ari ya mitoma yawe ujya untera niyo mpamvu jya vuba wandurura na jojope ko ndahaze ndumva ushobora gusubira mu kazi ngiye gusubira mu kazi ariko ntabwo nagenda niba tudasezereye abashyitsi n'ubundi tuba dufite amasaha abiri kandi nizera nta ndangare bitari uyu munsi rero turayabyaza umusaruro ubu nagutekeye kandi wishimye muri uyu munsi umunsi ucika ari iby'ijoro gusa ngo akazi ngo stress umunsi saa sita agomba no kumusiga ibyo byose bitabyitayeho niba ari abagabo abagore bo babyitayeho kuko ari abagabo babyanze ngo ntabwo ari abagore mu cyaro ni kure nanjye mba mbona inshuti mwamuziranye uko ziba zimeze mba ntarumiwe mbega umugore yewe reka bagende urambona hari si umutoma amaze kugutera ni umutoma ariko izi nshuti zo mu cyaro umutoma urimo inshuti zo mu cyaro awushima wagiye kabazi
niba umutonga amagutera umugore mwiza nanjye rigamba nabibonye inshuti mwamuziranye ndumiwe ko ubu ubona utansebya koko mbati kumwongorera utuntu ari bujye gukora mu kanya niyo mpamvu ariko shobora kungana inshuti tuziranye ariko mwese kirakaramiza ari yawe kareka inshuti zose wibuke ko ari wowe wazizanye ahubwo si ubu umuntu ushobora gusanga mu rugo rwacu dufite ariko buretse babanze bagende turasubikamo aho sheri nubwo muyizanye niho wamubaza ntawamenye reka wowe biri ku mutwe wenda twizere ko bari kuvuga ibintu byiza oya nta kubihanganira amabanga ahubwo ntabwo nagakumbye nta kubihanganira gusa nabihangana mpamvu mu wihangana avuga ko wazanye n'inda wazanye n'inda nawe ntabwo uba uziranye n'abantu wagira ngo ni abasazi ariko si ubu ngubu koko mana ubwo nazanywe n'inda se umuntu adakeneye kwirinda abasazi ko bameze nk'abatwabize nanjye nyine ubu ngere ku rwego rw'abantu muziranye mana we ndumiwe koko ntimugire ngo nasaze tuba turi kuganira no ko mbagira ngo mwumva umubiri washanya mbagira ngo muganirize nsubire ku kazi tumaze kuganira baramubwiye nabo umutoje intore z'urwego rw'abantu muziranye bunyereka kamanze ni ibisanzwe twe duhora twishimye kanze gatoya mbasezere nanjye ndashaka gusubira ku kazi ntagarutse ahubwo se wa mushyitsi wawe ntaragaruka ngo tugire tugasezerere nanjye nsubire ku kazi umushyitsi ntabwo aragaruka ariko abagabo twamusezera nta kibazo ariko nawe ndabona yaje jojo ko wari watinze twakuze twari tugiye gusezerera abandi ko utabyibushye nabyibushye ibiti byo mu munsi oye kubyibuha wowe kuko tutamuheruka icyo gihe yari akina abana baba bari kubyibuha mwakoze kuba mwatugendereye rero kuba mwanatubiriye ibiryo nubwo numva wene atabyishimiye ariko twe twashimye shanjye ntabwo nashima nabyishimiye uretse ko atabihumura oya rega uba ugomba kumva impamvu ariko nta kibazo ibyo turabiganiraho reka tubanze dusezerera abashyitsi bacu beza mwakoze kuba mwitabiriye ubutumire bwa madamu kandi burya imvura nziza nisubira nishimiye ko mwazagaruka nanjye mwambwiye abo niba ngaruka tuzatega ibijumba oya nta kibazo iby'ibiryo reka tubiretse nabyo babishaka tuba twagiye mu gatenga mu gishanga tuzabiza ni ukuvuga ngo rero imvura nziza nisubira kandi burya ngo ifu ntibagare ubucuti ni akarenge mwakoze rero kuba mwitabiriye ubutumire bwa madamu mukaza kudusura njyewe impamvu ndimo ndasezera kubera ngiye gusubira ku kazi n'ubutaha nimukenera kugaruka muzavunyishe nta kibazo mutumenyeshe imiryango irafunguye njye rero ndumva icyo nari mfite ari ukubashimira kereka niba na madamu hari icyo yababwira byinshi ngira ngo utware yabivuze ntacyo mfite ndenza gusa nyine nanjye ndabashimiye mwakoze cyane kandi nabishimiye nubwo kamari mbanazi oya kamari rega ikibazo afite ikibazo cyo kurwaza umugore ngo amafaranga yakamutunze yayamariye ku mugore nyine amuvuza ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibyo abonye nyine mbese ni bya bindi bavuga ngo amavuta y'umugabo namuraye ku murundi we aba ashaka ngo utwo abonye atubike mu gifu mbese ubwo niyo mpamba ye aba avuga ati ariko nyine uze gushaka uburyo tuzamutekerezaho turebe ikintu tumufasha erega buriya hari n'igihe ubana n'umuntu akaba yararwaye stroke cyangwa yararwaye irahamuka kandi ari ibibazo bibimutera erega ujye uganiriza n'inshuti zawe umenye n'uko zibayeho niba ari izo gufashwa uzifashe
nuko ngira ngo rero murakoze cyane tubashimiye rwose nawe uyu mugore wanjye yagiye kusanga mu buriri ndamubwira rwose murakoze cyane turashimye yego ubwo rero ndumva wowe nawe ubundi mufitezo ubundi mufite ntabwo umuntu ashimira ibintu atarabona se reka duhe jojo nawe twumviye ibyo tugezeho ahita anadusengera dusoze kugira ngo tujye mu kazi uyu mwenda kubwira uyu muvandimwe ni gute ashimira ibintu atarabona reka ushobora no gushimira ntazabigura mbere ntabwo ajya oya ariko twagiye mu bwo papa asezeranya abantu inka niba sibyo navuga ntugashimire itariki ibyo bavuga umukobwa wanjye oya icyo ashatse kuvuga icyo ashatse kuvuga ko nayisezeranyije nkayisohoza ahubwo ni ukuvuga ngo warabizi ko nayisohoje ahubwo dore ikibazo umwana wawe waba afite ikibazo cy'uko tumaze gusaza kandi noneho kwa gusaza urumva niba turi kugenda dusazana n'ibyo twakamusigiye ngo bizamutunge nk'umwana cyangwa bizamugirire umumaro nta mpamvu n'imwe atagomba kubirakariramo urumva nyine nubwo aba ari gukurura yishyira cyane ariko aba akeneye ko bimuguma mu maboko iyo rero ntanze nka gutyo iyo ngabiye umuntu niho bihera oya umwana niko bigenda none se erega ejo hazaza ubwo niwe duteganyiriza niwe mushinga dufite umwana bwo bateye muri bwa nyirakiguru ntabwo bajye banyurwa oya ni umuhambi umwana winyira oya ntabwo yabwira rata senga n'ibyo ngibyo uze ko ngaho ifate neza kuba ari mana turabishimye ko turinze ngo biratuza twageze hamwe amahoro mana batwakiriye ubishimire mana rero ibyo batetse twabiriye ariko data ibyo ubafite ubibambure natwe bigiye kugira ngo natwe tuzabatumire baze tubibahe turabigushimira kugira neza byose tuzi mu izina rya Yesu amen ariko iyo ifashe ugatora ibiryo hasi ukabirasa kandi no urabona ari ikintu ufite ntabikora si ubwo ngubwo urana itari amavuta yesu we kama koko sinabifata nk'umwana we utoraguye karumwanda nagiraga ngo ndebe ko nyine nakajugunya nubwo imana igira neza kure bagishyira ahangaha ntabwo bayapfa nubwo imana igira neza imana yafashe guhura namwe ariko bimenya bamwe muri mwe atari ubucuti gusa bwabazanye harimo ibintu by'ibiryo kuko numvishe Jojo ikintu cya mbere ashize imbere ngo ni uko bamugaburira ingazagaburira none ukagira ngo ntari buryo nakaza se ni ukuvuga ngo rero murakoze ndumva ngereka mbanze ngira utuntu nteguramo gakeya kugira ngo nsubire ku kazi ahubwo madamu yabaherekeza mwana we ngwino nkwereka akantu mfasha hariya hakushije n'ugende nyine oya ndacyari hano ahubwo ngwino nkwereka utuntu mfasha abashyitsi wabaherekeza nta kibazo tuzasubira murakoze cyane amarembo kabisa natahanye kabisa kamari kuri twikinza mu nzira nyagira ngo wandura n'ibyo wasinye yaje nta kujyana si umukobwa wanjye none ibyo namubwiye gukora ntarabisoza Winnie salamu hey wino hano tambuka oya niyegere hino tuganire neza igeza hino intebe ndetse uri kudutinya kandi turagutinya iriya mico nakubona nyine ari abashyitsi buri wayikuye
ntabwo ari mu mbaza nziriye nkubaza ukanjyana umujonjamo abari kwirya meze se umwana. iyi myiryo ntabwo nari bisanzweho. Ni ukuvuga ngo njye nk'umuntu mukuru mba mbireba nyine nkabona igihari. Ni ukuvuga ngo uyu mwana kuva kera kose iyo nagiraga umutima wo gutanga nyine wabonaga ko atabyishimiye. Ariko nanone nyine kubera ko akiri umwana waba avuga ati niba papa na mama bamaze gusaza nkaba mbona bari kugenda bagasipiye umutungo, byanze bikunze ejo umunsi n'umunsi baba bashobora guca nibagenda bazagenda bansize. Urumva w'ikintu aba arebaho ntabwo aragira wa mutima, ntabwo araba umuntu mukuru ngo agire wa mutima wo kuvuga ngo nakoresha amafaranga gutya, nakoresha ikintu iki n'iki gutya. Urumva nyine niko kwa kuvuga ati murimo muranshuka, muratamba mutaruka, kandi njyewe ndacyafite byinshi ngomba kugira gute, ndacyafite imyaka myinshi kuri iyi si. Ariko nubwo dutamba dutaruka tugomba gukoresha igihe cyacu, kuko nawe ubwiye turamuzigamira n'agaruka ngo tujya tumarayo, kuko natwe ntabwo tuba tuzi ngo tuzagera hehe. Ese ejo byakanga ku kazi bakakwirukana, amafaranga akabura, tuvuga ngo turasevinga ukagira ugira ikibazo ku cy'ejo hazaza hawe. Niwe mwana dufite, niwe rukundo rwacu, niwe niwo muryango twashakaga twarakubonye, niwe ntukajya utugira ikibazo. Sibyo sheri? Ntacyo bitwaje, ariko nyine nabwo umuntu aba agomba kumwumva. Ariko icyo ntabwo uhumuriza cyo nuko n'ubundi ibintu ari ibyawe, byanze bikunze ibyo dukoresheje tuba tugomba no gukorera n'ibindi bikongera bikinjira. Ubwo rero ntibikagutera ikibazo, isubirire mu mirimo, ubwo ibindi tuzagenda tubiganiraho. Rero uko twakunze nakubwiye yego hasigaye unsuzugura, ariko ntabwo bikora winanze wini genda nta kibazo. Niko madamu mbwira ukuntu usigaye uziranye n'abagabo nka bariya nabonye harimo ntiwagira ngo nkura mugabo simanye wowe koko. ariko sheri bara nawe urabazi, ariko ntukansuzugure, musuzugure ugere kuri kariya kageni. uba wumva ntabwo wowe ufite ntabwo ari we baza. ntabwo ari ukugusuzugura, ndakubaza ntabwo ari we baza. kuva ryari unsuzuguza abantu nka bariya? ntabwo ari ukugusuzugura. uba wumva nta n'ubwo ufite. Njye koko numvaga ko muziranye nta kibazo kubatumira nyine tukishyura. Gutumira abantu mayibobo nka ziriya, wahoze ubona ibintu yari ari gukora ngo ari gutora ibiguye hasi. Hano ni mu rugo rw'abatenge ku buryo uzana abantu ngo nta soni ntusuzuguza ko ari akageni kubera iki? Sheri se yakubwiye ikibazo afite, ntabwo ari imbobo n'ubuzima. Yambwiye ikibazo afite. Hano ni kwa muganga. Twamuzanye ko ntamufasha. Nyine hano ni kwa muganga. Nyine umugabo niwe wa... Ibyo bibazo yarazanye hano se ni ku musaraba? Ntabwo yazazanye n'indoro. Icyo nibaza ni gute utumira mayibobo nka ziriya? Ubu se kunywa itabi birenze biriya kuba yatoragura ibiryo biguye hasi ni igihe? Numvaga biri gupfusa. Numvaga biri gupfusa. Ahubwo ubundi uratekereza? Ubwo uratekereza? Ntazo naho uba wahereye hanavuga ntansubiza nandi sono ufite. Ubundi gutekereza iki? Ku muryango wanyu nta n'isoni. Wowe uri gutekereza byuzuye? Uyu munsi urumva guhera uyu munsi niho bwa mbere n'ubwa nyuma. Uranyumva?
niba ubwa mbere n'ubwa nyuma wongera kunzanira amayibobo nkazirangurura. Niba ari abo gufasha ujye ubafashiriza iyo ngiyo amafaranga mba nayagusigiye. Nibyongera gusubira ntabwo bizongera. uretse ibyo uyu munsi nta soni uratinyuka ukansuzuguza hano mu rugo rwanjye ukanze dore igisubizo ku bakoresha YouTube channels ndetse namwe mufite impano zitandukanye. JR Studios yababereye igisubizo aho dushobora kubakorera YouTube channel mu minsi 12 yonyine ikaba yabaye monetize. Ikindi kandi ku muntu ufite YouTube channel yabaye monetize akaba yarabuze verification code iza ku iposta, ngwino tugufashe kuyibona channel yawe batarayambura monetization. Banyempano namwe tubafasha kumenyekanisha ibihangano byanyu. Akarusho kubaririmba nuko tubakorera indirimbo audio na video ku giciro gito, kandi tukabafasha no kubashakira promotion yeshi hashoboka. Tugufasha kwiga umuziki no gutunganya amajwi n'amashusho, video production na audio production, kubakenera amafoto na video by'ubukwe, anniversary parties, gufatisha filimi na comedy, ibiganiro binyura kuri YouTube, cyangwa ukeneye kwamamaza ibyo ukora, tugane muri JR Studios tubigufashemo. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko munsi y'isoko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.